kubasuhuza nshuti bakunzi babaho neza TV. Uyu ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho akaramba kandi akishimira ubuzima abayemo, akishimira uko abayeho, akishimira ko yaramutse. Hari abantu benshi usanga bari mu bitaro, hari abantu benshi usanga barwaye. Buriya iyo umuntu ari muzima bayumva ko ibintu byose ari neza, ariko iyo ubashije gusura nk'abarwayi kwa muganga ukareba ukuntu abantu bababaye, ukareba ukuntu abantu bameze, uhita witekerezaho ukumva ko nawe uyu munsi kuba uri muzima ari cyo gishoro gikomeye, ukumva ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe kuri wowe. Hari abantu benshi bibwira ko igishoro kirenze ari amafaranga, hari abantu bibwira ko igishoro kirenze ari ukuba ufite za miliyoni kugira ngo ukore umushinga runaka, ariko buriya abahanga bavuga ko ubuzima ari cyo gishoro gikomeye umuntu aba afite. Buriya iyo ufite umubiri muzima, ukaba uri muzima, ubwonko bukaba butekereza neza, nta kintu na kimwe uba udashoboye gukora kuri iyi si ya rurema. Ukuvuga ngo mu gihe ubwonko bukora neza, nta kintu na kimwe utatekereza, kandi abahanga bakavuga ko mu gihe utekereje ikintu uba ugomba guhita ugikora. Akaba ari nayo mpamvu ubona abashakashatsi bashakashaka bakagera kuri byinshi. Biba bitewe n'iki? Biba bitewe n'uko atekereza ikintu agahita agishyira mu bikorwa. Hanyuma wowe wa wundi uvuga ngo nzagikora ejo, ngo nzashaka abaterankunga, ngo nzashaka abamfasha, ni ukuvuga ngo mu gihe ukiri muri ibyo hahita haza undi akagukosora, agakora ikirenze kimwe wari watekereje. Hahita haza undi agakora ibirenze ibyo wowe watekerezaga, ugasanga ya proje yawe irafeyirinze cyangwa irapfuye. Ni ukuvuga ngo rero buriya abahanga bakorana n'igihe. Niyo mpamvu abazungu bavuga ngo time is money, ni ukuvuga ngo igihe ni amafaranga. Iyo utakaje igihe uba uri mu gihombo, uba utakaje n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe uba ugomba kugikoresha n'icyo gihe urimo. Mu gihe ufite ubuzima bwiza, ukaba ufite igihe kiri ku gihe neza, gikoreshe ukibyaze umusaruro. Nakari gaciyemo mwari kumwe nanjye nakari gaciyemo muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo. Reka mbahereze ikaze kandi mbifuriza umwaka mushya muhire aho muri mwese. Mbifurize gukomeza kugubwa neza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Uzababere umwaka w'uburumbuke, uzababere umwaka w'amahirwe n'imigisha aturuka ku Uwiteka Imana yacu. Hari abantu benshi bakomeje kugenda banyandikira, abandi bampamagara muri comment, kuri email, kuri WhatsApp, kuri Facebook. Ni benshi bagiye bandika bambwira ngo bambaza ibya Kaziraruguma. Akaziraruguma twari twababwiye muri video y'ubushize ko kavura, ariko abantu benshi bagenda bambwira ngo ntago bakamenye, ngo nimbabwire andi mazina yako ko kitwa. Uyu munsi rero ngiye kukubwira indi ndwara akaziraruguma kavura. Ni ukuvuga ngo akaziraruguma, niba uri umuntu urwara igifu ukaba warivuje bikaba byaranze, ukaba uri umuntu wa muntu igifu cyarembeje, ukaba uri wa muntu igifu cyananiranye, handi uvuga uti imiti yose narayikoresheje biranga, ndazinukwa, nibereyeho uko nguko, ni ugutura imibi, ni ukurwara ibirungurira, ni ukuribwa mu nda, igifu kirababaza. Ni ukuvuga ngo rero niba uri umuntu igifu cyananiranye, niba uri umuntu igifu cyagejeje kure, koresha uyu muti w'akaziraruguma. Hari abantu benshi bamwe ngo nkabereke neza, ngo ntago bakarebye neza. Ni ukuvuga ngo akaziraruguma ni akangaka, sibyo? Mujye mureba neza rwose, ibyatsi birasa mwa bantu mwe, mujye mureba neza, ibyatsi birasa. Ni ukuvuga ngo
niba urwaye igifu rero ukuntu bigenda, ukuvuga ngo urabona tuno turabo twako, uturabo twako tw'akaziraruguma kagira uturabo, nubwo tuba ari indabo zishamaje cyangwa zituma umuntu wese abona ko ari indabo. Uvuga ngo rero akaziraruguma usoroma ibi bibabi, uragenda ugasoroma ibi bibabi hamwe n'izi ndabo zako, hanyuma ukagenda ukabisekura. Byamara kunoga, maze kubisekura neza, bimaze kunoga, ugahita ubirambika muri litiro 2 z'amazi. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo uba wasoromye umukamato mwinshi uhagije kabisa, hanyuma ukabisekura neza. Wamara kubisekura ugashyira muri litiro 2 z'amazi, ubundi ugatereka ku ziko bikabira. Byamara kubira ugahita uteruraho, hanyuma ukareka bigahora, ubundi ukajya unywa ibiyiko 4 mu gitondo, ukanywa n'ibindi biyiko 4 nijoro. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha gukira indwara y'igifu, ibyo wari urwaye byose mu gifu, ibyakubabazaga mu gifu, uko wumvaga igifu kimeze, niba cyarimo imyuka, niba cyarimo ibiki. Ni ukuvuga ngo aka katsi kavura igifu 100%, igifu cyananiranye. Nuba waranyoye imiti yose, niba byaranze, niba byaragenze gute, aka katsi kazakuvura igifu wongere umere neza. Hanyuma nkurikije comment z'abantu bagiye bandika, bamwe barambwira ngo iwabo bakita inkuruba. Inkuruba niko bakita, ngo ndetse ngo bajyaga bakogesha mu kibindi bagiye gushyiramo ikigage mu gihe bari gushigisha. Inkuruba rero niba ari ko iwanyu muyita. Hari undi nawe wanyandikiye aramamagara arambwira ngo iwabo bakita ikize, ngo babifata nk'ibize, ngo ni nabyo bajyana mu bwiherero. Yarambwiye mu cyaro cy'iwabo ngo nitwo bihanaguza mu kibuno. Rero nagira ngo nkubwire ko ibyandi bajya banga utazi nyakatsi ahinya hejuru. Nagira ngo nkubwire ko rero uyu ari umuti ukomeye muba muri gukina nawo. Uyu ni umuti ukomeye muba muri gukinisha. Tuzakomeza tugende tubabwira n'izindi ndwara akaziraruguma kavura. Ibaze kuba barakise akaziraruguma, ni ukuvuga ngo kazira uruguma niba wanakomeretse uravuguta ugasigaho. Oya reka tubireke, tuzabivuga muri video y'ubutaha. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi icyo nababwiraga ku gifu cyanze gukira, ni ukuvuga ngo igifu cyatobotse, igifu kirimo gazi, igifu, indwara yariyo yose y'igifu, aka katsi karayivura 100%. Hanyuma rero abantu benshi bagiye baduha comment, bagiye batwandikira ibintu bitandukanye batubwira, nshimira cyane no kubatubwiye ku mazina yandi y'aka katsi bitewe n'aho baturuka, bitewe n'aho bakomoka. Nawe niba hari ukundi kuntu iwanyu mukita, wakomeza ukatwandikira aho hasi muri comment kugira ngo tubashe gufasha abantu benshi, kubera ko abantu benshi babazi ibyatsi ariko batazi uko byitwa. Ibyatsi tubinyuraho buri munsi, aho tugenda, aho duhinga turabirandura. Muri jaridi wacu dutera pasiparume, hameramo iki cyatsi tukakirandura, ugasanga icyatsi cyakagombye kukugirira akamaro, wowe nta gaciro ugihaye, wowe urakiranduye, urakijugunye, uragitwitse. Ni ukuvuga ngo rero ikintu abantu tugomba kumenya ni ukumenya ibyatsi, tukamenya kwirwanaho, kubera ko buriya Imana yaremye ibi byose kugira ngo abari twe bifashe. Yarabiremye kugira ngo abari twe bigirira akamaro. Urumva? Ni ukuvuga ngo ibiremwa byose biri ku isi bigirirana akamaro. Niba rero iki cyatsi nawe ugifashe ukagisigasira, ukakirinda izuba, igihe cy'izuba ukakivomera, ukacyuhira, ukagifata neza, nawe igihe wagize ikibazo kizagufata neza, kizakugoboka. Urara abantu badaha ibintu agaciro,
akibwira ko icyo ari icyatsi, kugifata akagirandura akagitwika akagikorera ibyamfura mbi ntacyo bivuze. Oya, birakivuze, ni ubugome bugikoreye. Ni ukuvuga ngo rero abantu ikintu dukwiye kumenya, tugomba kumenya ibintu by'ingirakamaro, ibintu bidufitiye akamaro, kugira ngo tutazajya twisanga twabayeho nabi kandi bitari bikwiye. Rero iyi niyo bita inkuruba, ku bayita inkuruba, abandi ngo bayita ibize, ngo baranayikoresha isuku mu bwiherero. Urumva koko gafite ibibabi byoroshye, ushobora kukikoresha nta kibazo. Ariko nagira ngo nkubwire ko impamvu yabyo yo koza inkuruba cyangwa akaziraruguma mu kibindi, buriya abantu ba kera bari abahanga kandi bari bafite ubuhanga budasanzwe, kuko n'ubwenge karemano Imana yabaremanye. Niyo mpamvu iyi miti tuyita gakondo. Impamvu tuyita gakondo ni uko ari imiti bitagusaba kujya mu ishuri ngo wige, ari imiti y'abakurambere y'ubwenge bavukanye, ubwenge karemano, batekereza bakavuga bati nitwoza inkuruba mu kibindi biragenda gute. Hari abantu benshi rero babikora by'umuhango, bakaba bazi ko ari ukongera uburyohe bw'ikigage, ariko ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo wogeje iki cyatsi, ucyogesheje ikintu wacyogesha icyo ari cyo cyose, ni ukuvuga ngo iki cyatsi cyica bagiteri, iki cyatsi cyica za mikorobe. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu kigenda kikavura n'ibibazo byose biri mu gifu. Ni ukubera ikintu ko gifite ubwo bushobozi bwo kwica za bagiteri mbi no kuvana za mikorobe mu kintu icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe ufashe ikibindi ukacyogesha iki cyatsi, wakivuguse neza ukacyogesha iki cyatsi, uba wizeye ko nta mikorobe iri bujyemo, uba wizeye ko ukoze isuku, uba wizeye ko umuntu wese uri bunywe icyo kigage nta bibazo byo kuribwa mu nda ari bugire. Kubera ko buriya hari abantu benshi mujya mwumva bajya mu bitaro banyoye ikigage, hari abantu benshi mujya mwumva bagira ibibazo mu gihe banyoye ikigage. Nagira ngo nkubwire ko rero biriya byose biterwa n'iki? Biterwa n'umwanda, biterwa n'isuku nke. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe wakoresheje aka katsi mu koza bya bikoresho, ikibazo kiba gikemutse, ya suku nkeya uba uyikemuye. Ni ukuvuga ngo za mikorobe, za bagiteri, bya bintu bibi byari kuza kwangiza ikinyobwa cyawe ntago biraba bikibayeho. Ngayo nguko rero, naho ubutaha rero tuzagaruka tubabwira, kubera ko iki kimera gifite indwara nyinshi kivura, tuzagaruka tubabwira n'ibindi byinshi bitandukanye mutari muzi, tuzagaruka tubibabwira. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda kuri subscribe cyangwa se abone, kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Kanda like, kanda kuri nzogera notification, kanda share, usangiza abandi bibyiza, kubera ko iyo ubyihereranya nabyo ni amakosa. Nshimira cyane rero abantu bagenda basangiza abandi, nshimira abagenda basharinga, abagenda basobanurira batumva ururimi rw'ikinyarwanda. Abo bose ndabashimira, ni iby'agaciro kuba duhari. Nuko muhari, mudahari natwe ntago twaba duhari. Niyo mpamvu abantu ari magirirane, niyo mpamvu buriya abatuye isi twari dukwiye gushyira hamwe tugakorera hamwe, kubera ko twebwe twese nitwe tugize isi, nitwe tugize isi. Hanyuma waduhamagara kuri 0791 16 9327. Nibutsa bari hanze y'u Rwanda ko kode y'u Rwanda ari akamenyetso ko guteranya 250, ugahita ushyiraho izo nimero, akamenyetso ko guteranya 250, ugahita ushyiraho 79116 Dukurikire kuri Facebook, aho wandikamo Baho Neza TV, hanyuma ukande follow, ukande like, kugira ngo video zose, ibiganiro byose ni byiza tuzajya dushyiraho bijye bita bikugeraho. Wanadufollowinga kuri Instagram, awandika @Baho Neza TV. Aho hose turahari kugira ngo
buri muntu wese abashe kutubona, kugira ngo buri muntu wese tubashe kuganira. Wanatwandikira kuri email yacu umutinyarwanda@gmail.com kugira ngo nawe niba ufite inyunganizi ku byo tuba twavuze. Nshimira cyane abantu bagenda batwunganira, nshimira cyane abantu bagenda batubwira amazina y'ibi byatsi. Hari n'abakunzi bacu bari i Burundi bagenda batubwira bati icyo cyatsi mu Kirundi cyitwa ngo iki, mu Gifaransa cyitwa ngo iki, mu Cyongereza cyitwa ngo iki. Abo bantu mwese mugenda muhererekanya, abo bantu mwese mugenda musobanurirana, ugasanga umuntu ahise atwandikira kuri email aratubwira ati sinshaka ko amazina yanjye ajya hanze, ariko iki cyatsi iwacu nuko nguko tukita, muri uru rurimi nuko nguko bimeze. Mwebwe mwese rero mugira uruhare kugira ngo Baho Neza TV ikomeze kubaho. Ndabashimiye cyane. Mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Naho ubutaha.